hano dufite iyo bita la mineur, iri muri la mineur. Hano twashyizeho kapuka kundi bisanzwe turafata la mineur gutya. Iyo narayibabwiye murayizi rwose, n'umugozi wa kabiri, wa gatatu n'uwa kane. Je ndimo gucuranga gute? Karori nkunda nshuti yanjye y'amagara, kugenda nyamahanga nta n'ubo tukiri kumwe, dusubiza amaso inyuma. Dore ababyeyi bawe nibaza aho wagiye, bazi kutakibaho baguhebye kera. Emma Talks. Yewe Karori nkunda nshuti yanjye y'amagara, twagenda nyamahanga na n'ubu tukiri kumwe, dusubiza amaso inyuma twibuke nabi muhira. Dore ababyeyi bawe nibaza aho wagiye, bazi kutakibaho baguhebye kera, dusubiza amaso inyuma twibuke nabi muhira. Jya wibuka so na nyoko kera ukiri mutoya, imvune wabateye bagushakira ubuzima. Karori nshuti yanjye twibuke nabi muhira. Dore ababyeyi bawe nibaza aho wagiye, bazi kutakibaho baguhebye kera, subiza amaso inyuma twibuke nabi muhira. Dore ababyeyi bawe nibaza aho wagiye, bazi kutakibaho baguhebye kera, subiza amaso inyuma twibuke nabi muhira. Iyi ni indirimbo yitwa Karori nkunda, nayo iri mu arpege. Arpege kwa kundi gucuranga gutya nyine tujonjora ikintu cyitwa imirya. Hano dufite iyo bita la mineur, iri muri la mineur. Hano twashyizeho kapuka kundi bisanzwe turafata la mineur gutya. Iyo narayibabwiye murayizi rwose, n'umugozi wa kabiri, wa gatatu n'uwa kane. Uwa kabiri n'uwa gatatu, uwa gatatu n'uwa kane, rimwe kabiri gatatu kane, gatatu kane. Urutoki rugafata umugozi wa kabiri mu kazu ka mbere, hanyuma ukavuza uhere kuri n'uwa gatanu witwara umugozi witwara uyu nguyu, ukavuza gutyo bikaba la mineur. Harimo la mineur, hakabamo sol majeur, hakabamo na do majeur, ukagaruka muri la mineur. Hakaza kubamo mfasha ahangaha, iyi aba ari fa, iyi ni so, iyi ngiyi akaba ari la. Uhita aza gutya, hakazamo ra na sol nyine, ra na sol, tukagaruka kuri do, tukagaruka kuri ra gutya. Ni ukuvuga ngo amanota agaragara ahangaha mu by'ukuri ni la mineur, ni sol majeur na do majeur, tukagaruka kuri la mineur gutya. Hano rero turimo gucuranga, wenda mbanje kubereka uburyo bwo kubyarupesha ucuranga gute, cyangwa reka duhere mu buryo bwo kugrata. Ucuranga gutya, yewe Karori nkunda nshuti yanjye y'amagara, wagenda nyamahanga na n'ubu tukiri kumwe, dusubiza amaso inyuma twibuke nabi muhira. Dusubiza amaso inyuma twibuke nabi muhira. Uko nguko hano naba ndi kugrata. Noneho kwa arpeja tugenda gute? Gutya ukubita umugozi wa gatanu, uwa gatanu, uwa kabiri n'uwa mbere gutya. Iyo ufashe soro gutya, ufata gatanu wa gatandatu, urutoki rukaza rugafata ku mugozi wa kabiri gutya.
batufata sort septième gutya, gutya muri la mineur ucuranga gutya ngiye gakeya, gutya. Uyu ni uwa kabiri ndi gukoraho, gutya. Ngira ngo ahangaha ngira ngo muri kubireba noneho buryo bari kugrata. Noneho iyo nimo gucuranga, nimo kwarupesha, iyo nimo gucuranga gute? Karori nkunda nshuti yanjye y'amagara, kugenda nyamahanga nta n'ubo tukiri kumwe, dusubiza amasi inyuma. Ahangaha dusubiza amasi inyuma, twibuke n'abimuhira. Okay, igitero nuko nguko. Noneho akarefure wita aka gatoki karaza gahita gafata uyu mugozi wa mbere, ariko kakawufata ufashe gutya la mineur, agatoki karaza gafata uyu wa mbere kakawufatira hano kuri sora. Ndi muri la mineur, agatoki uragafata ugashyira hano. Noneho witukurura gutya, iyo urangije igitero tugaruka hano nyine hano muri accord tonique, muri hano twatangira ducuranga. Noneho ugahita ukurura, iyo uri gutya uhita ufata ukura ugatoki ku mugozi wa mbere gutya, ariko noneho ukakubita uwa mbere n'uwa kane gusa gutya gutya gutya. Sinzi niba murimo kubireba hano. Ucuranga ugarutse hano muri la mineur ukajya kuri refure, uhita ukurura umugozi wa mbere gutya n'uwa kane, uyu wa kane n'uwa mbere, tugaruka hano kuri iyi ngiyi ni la, aha ufashe muri la gutya, iyi ni so, ukarekura do gutya. Ababyeyi bawe nibaza aho wagiye, nibazi kutakibaho, baguhebye kera, dusubiza amasi inyuma, twibuke n'abimuhira. Dore ababyeyi bawe nibaza aho wagiye, nibazi kutakibaho, baguhebye kera, dusubiza amasi inyuma, twibuke n'abimuhira. Nuko nguko iyi ndirimbo igenda. Icyo gihe naberetse uburyo bubiri, ushobora gucuranga warupesha cyangwa ugacuranga ugrata. Kugrata ni gutya: yewe Karori nkunda nshuti yanjye y'amagara, twagenda nyamahanga nta n'ubo tukiri kumwe, dusubiza amasi inyuma, twibuke n'abimuhira. Uko nguko. Noneho dore ababyeyi bawe nibaza aho wagiye, uwo ugarata nyine wabitwara kuriya. Nako warupesha urimo kugrata, urimo kuvuza imirya yose icyarimwe, nibyo twita kugrata. Warupesha rero nibwo washyiramo kano kantu, uwa kane n'uwa mbere, nuko nguko. Warupesha nyine bizamo akazi kenshi, ariko nabyo ugiye bikubaganya inshuro nyinshi, bigeraho ngo bikaza. Byose ni imyitozo. Gucuranga ni imyitozo myinshi, ni repetition nta kindi. Ibindi byose bigeraho ngo rwose bikagenda byizana. Mberetse uburyo bubiri ubwo uzashobora, ari bwo uzashobora gucuranga. Uzabanze bumwe buzabanza kukorohera, ari muzakurikizaho ubwa kabiri. Reka mbashimire, mukomeze kugira umunsi mwiza. Nk'ibisanzwe ndi Emmanuel Nshimiyimana, mwarimu wanyu ubisha gucuranga gitari, ariko mujye munagerageza kugenda munajya aho ngaho bandikira batangira ibitekerezo. Mujye mushobora kumpa ibitekerezo, munambwira n'ibindi mwifuza ko nabagezaho, nta kibazo, nzaza nabyo mbibagezaho. Kandi mujye mwibuka gukanda kuri like, kuri karaga kumwe
ndetse no gukora subscribe no gusharinga kugira ngo bishobore kugera no ku bandi, kuko ndabizi ko ari abantu benshi bifuza ubumenyi bwo gucuranga gitari bakanabwishyura amafaranga menshi, ariko bakaba batari babona neza hano bashobora kuba wenda babibona neza kuri YouTube aho bigaragara neza kugira ngo nabo bashobore kwiga. Mugihe rero mugerageza kubisangiza n'abandi, kuko ubu bumenyi tuba dushaka ko n'abandi babugira, kubera ko ubu umuziki wabaye w'amafaranga, byabafasha rero no gukorera amafaranga byose bikagenda neza. Mukomeze kugira umunsi mwiza.